mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele yake Mungu. Buri muntu azabazwa ibye imbere y'Imana. Buri umwe azaba yikoreye udutwaro twe imbere y'Imana. Ntabwo uzavuga ngo kubera Jolly nahaye lift anyubira telefone yo mpamvu ubuntu bwanshizemo. Ya Mana yaguhaye ya telefone, iyo ibonye ushoboye gutsinda icyo kintu, biroroshye ko ejo ushobora kuzagenda ikaguhinda telefone iruta ndetse yayindi kure yo wari ufite mbere. Turabashubije mwese bakunzi bacu. Yesu ashimwe, Kristo yazakuzwe, muraho. Iminsi myinshi cyane nari bakumbuye, njya kuza hano numva mbakumbuye, numva mbafitiye ubwuzu, numva mbafitiye urukumbuzi, numva mbabonye mwese nabahobera kubera urukumbuzi rwomba numva mbafitiye. So nizeye ko muri amahoro aho muri hose, natwe turi amahoro hano ho turi mu Rwanda, aho muri hirya no hino mu bihugu byose by'inshuti zanjye, abo muri Amerika, muri Canada, muri Australia, Belgium, abari mu Busuwisi, abari mu Bufaransa. Oh my God, mwese ndabasuhuje inshuti zanjye, abari mu Rwanda mwese n'ukuri ndabashuje, mwumve ko nejejwe no kongera kuboneka hano imbere yanyu n'imbere y'Imana. Rero ibihe byose njya mbibabwira, nta na kimwe tuba dukwiye gukora tutabanje gushima iyo Mana. Iyo Mana barandindiye hariya ho mutari muri, ikabarindiraho nanjye ntarindi, ikaba ingaruye hano amahoro, ikaba yarandinze inzoka yarindiye umusibe ejo, nkaba ngarutse imbere yanyu ndi amahoro. Iyo Mana niyo tuba tugomba gushima ibihe byose. Duha dufite impamvu nyinshi njya mbibabwira, nibwo bukire bwa mbere umuntu utajya wiyumvamo ko ari umukire, najya yibuka ko kantu gusa agahumeka umwuka w'abazima, ajya agaruka avuga ati Mana ushimwe, ushimwe ko wandize, ushimwe ko ari jye mukire wa mbere. Byose biturukana n'imyumvire yanjye nawe. Rero Imana yayindi yaturinze, yayindi tumye twongeye kubona, reka tuyishime. Tuguhaye icyubahiro wera Israeli, tuguhaye icyubahiro Mana yacu, tuguhaye icyubahiro mukunzi mwiza. Turagushimye, tuguhimbarije ineza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kugira neza kwawe kutarondoreka kuri twe. Urukundo rwawe kuri twe Mwami ntabwo n'ukuri rugira ubugarukiro, ntirugira igipimo. Turagushimira uburinzi bwawe, turagushimira ineza yawe, turagushimira urukundo dukunda Mwami rutarondoreka. Ushimwe ko wabanye natwe iminsi yose itambutse, ushimwe ko tugarutse imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe turi bazima. Hari benshi bamaze kugera hacicekerwa, ndetse n'ubu tuvuga hari abamaze kugera muri mortuary, ndetse n'ubu tuvuga hari abageze muri ICU, ndetse n'ubu tuvuga hari indembe, hari abarembye, ariko twebwe waraturinze. Wemeye ko twongera tukabonana tukaganira hano, ushyirwe hejuru kandi uhabwe icyubahiro. Umunsi wa none rero ikiganiro kiri mu mutwe wanjye ntabwo ari jye bagitekereje, ni wowe ubwawe ufite message ukeneye kugeza ku bwoko bwawe. Nuko nanjye rero ndi tayari, nje nk'icyuma cyawe ugikoreshe uko ushaka, nje ndi igikoresho cyawe unkoreshe uko ushaka Mwami, uko wagambiriye hataburijwemo na kimwe. Ijambo ryose ry'uwagambiriye hataburijwemo na rimwe, aba ari ryo riri butambuke, aba ari ryo ryondi bwature, singaragare sinumvikane, wowe muri jye uganze, ari imbere ari inyuma. Nuko rero Mwami ndakwinze kugira ngo byose ubikorere kwiyubahisha no kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yes, rero uyu munsi n'undi munsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Uyu munsi rero naje mbafitiye akandi gaseke gapfundikiye, kandi muzi ko gatera amatsiko. Uyu munsi rero agaseke napfundikiriye ndagira ngo tugapfundure. Maze iminsi ndeba cyane ibintu bitandukanye, ndeba nitegereza, mbona hari impamvu y'uko uyu munsi twaganira ku kintu cyitwa ubumuntu. Ubumuntu wowe ubwumva ute? Ubumuntu wowe ufata ute? Ubumuntu ubutekereza iki? Iyo umuntu avuze ubumuntu wumva iki? Maze iminsi mbona nkasanga ubumuntu burimo buradukamukamo, buradushiramo uko bwije uko bukeye. Ubumuntu ushize mu bantu b'Imana, kandi n'ukuri ubumuntu nibwo bwakaye butuma ubumuntu uri complete wuzuye. Ubumuntu
mbona ari ikintu kigize umuntu gikwiye kugira umuntu uretse ko turimo tugitakaza ariko mbona ubundi ari ikintu gikwiye kugira umuntu kikaba ari cyo kikuranga ubumuntu bwawe nibwo bukwiye kuranga umuganwa Jolly kubatanzi nibwo bukwiye kuranga koko ndi umushumba kubatanzi bwo ndimo ndabibwira ubumuntu nibwo bukwiye kundanga nibwo bukwiye kumvuga bukavuga uwo ndiwe ntagiye kwitaka mvuge ngo nitwa umuganwa nitwa Jolly ndi umushumba ndi pasteri nkunda abantu nkunda Imana katujye mu ubumuntu bushize mu bantu numva ari cyo kintu ubundi gikwiye gutuma tuba abantu tuba complete tuba twuzuye koko kuri umuntu ubwo ibindi byose ni isomo twajya twiga muri economics ibindi byose other factors tube tuziretse zibe constant ariko turebe kuba umuntu gusa umuntu yo muri iyi minsi sigaye mbona burimo bushira mu bantu b'Imana aho umuntu ashobora guca ku muntu urwaye ukabona ntacyo bimubwiye aho umuntu ashobora guca ku muntu wakoze accident ukabona ntacyo bimubwiye aho umuntu ashobora guca ku muntu usamba ukabona ntacyo bimubwiye aho umuntu ushobora guca ku muntu bamwiba ukabona ntacyo bikubwiye ubumuntu bushize mu bantu rero maze iminsi nganira n'abantu batandukanye ukumva buri muntu wese ahangayikishijwe n'uburyo uyu munsi wa none ubumuntu burimo bugenda bugabanuka mu bantu akavuga ati niba turi abarokore niba turi abakristo niba se turi abanyarwanda niba turi abantu buzuye ubumuntu bakwiye kuba buzuye ubumuntu bikwiye bite kuba ufite mwene wanyu wowe wishoboye agapfa nabi ukaba udashobora no kubamuha n'ibihumbi 5 bikwiye bite kuba niba uri umuntu wuzuye ufite ubwo bumuntu kuba mwene wanyu yaba yambaye gusa kandi ushoboye ariko ntube wavugana ari mutereka muha agashati niba turi abantu buzuye ubumuntu bikwiye bite kuba usengana n'umuntu buri munsi ukabona yambaye umwenda umwe hakaba nubwo yasiba gusenga ukazumva abandi bamuvuga ngo erega ngo nyira runaka ngo impamvu ataje gusenga ngo buriya nyine ngo asanga yabuze n'agasabune gafura ka kenda kugira ngo abone uko aza ku rusengero burya ntimugire no gukunda kariya agashati cyangwa kariya gakanzu ahubwo nuko ariko kaba afite ubumuntu uko budushizemo tugire gute niba ushobora gusengana n'umuntu akambara umwenda umwe kuva ku cyumweru ikindi cyumweru akariho yambara ikindi cyumweru akariho ariko ukumva ntacyo bikubwiye kandi ufite amagarderobe n'amagarderobe arimo imyenda y'utacyambara waba uri umugore waba uri umugabo waba uri umuhungu waba uri umukobwa ndetse n'abana bo dufite mu mago yacu ugasanga ibintu biruzuye ariko kubera ko umuntu bwatugabanutsemo ugasanga ushobora kuba wavuga uti reka mfate bino bintu mbishyire bariya abana badusengana bonjya mbona badafite icyo bambara reka nkuremo ya makanzu ntagikunda kwambara yambanye menshi cyangwa numva gusa nyahararutse reka mbe nakuramo nyashyira uriya mu mama ndebe ko nawe twakwambara nibaza ko atari bubyange ariko ugasanga dufite amagarderobe n'amagarderobe dufite ibisafuriye n'amasahane n'ibikombe bipanze hariya ntabwo mvuga ibyo dukoresha niba ntafite uwo mutima rwose wo kuvuga ngo reka ntange ibyo nkoresha byo nkunda cyane byo reka ibyo tubisa n'ababyirengagiza turebe ibyo tudakoresha byuzuye mu mago yacu ese ubwo koko hari ubumuntu dufite niba ashobora kuba nujuje ibyo bintu mu rugo rwanjye ntanabikoresha ariko nkarenga nkabona umuntu udafite nariza nkaba ntashobora kumugenera na kamwe muri utwo kwera ubwo hari ubumuntu buki turimo niba nshobora guca ku muntu barimo bamwiba havuga ngo dore disi uriya muntu barimo baramwiba ngo buriya se ntabibona ubwo hari ubumuntu buturimo niba ushobora guca ku muntu imodoka yamukubise kandi mu by'ukuri we modoka ari we modoka ihatungutse cyangwa ari we muntu hatungutse yenda yana modoka yahise yikomereza irigendera warenze ukamutaho nawe ugakomeza niba ari kuri moto niba ari ku modoka niba ari ku maguru sensiyari ubwo hari ubumuntu butuki turimo hari ibintu nabyo byo nagiye mbona yenda bishoboka ineza hari ubwo ugira neza ukanayizira nanone ariko niba ngize neza nkayizira
ukuri burya niyo mpamvu ngeze kubaganira ikiganiro kivuga ukuri ko gutinda kugenda buhoro cyane, ariko kuragenda buhoro kukagenda buhoro kugacumbagira kukagenda kukababazwa mu nzira aho ngaho kugahura n'ubunyerere n'amahwa n'ibiki, ariko ukuri kugera igihe kugasohora. Naho wavuga uti yenda wa muntu ushaka kumugirira neza nkasohoza mbizize byitwa nk'aho ari jyewe wari wamugonze cyangwa ari iki, kuko nabyo bijya bibaho. Umuntu ukagenda ugafasha umuntu warangiza ukaza kubizira, bakaba bazatoya ni wowe wamwishe, kuko wa wundi yagize ate yikomereje yigendeye, nta kibazo. Ese tureke ubumuntu budukamukemo kubera gutinya ko nshobora kuzira bwa bumuntu bundimo? Reka mbabwire bavandimwe, uyu munsi naje numva nshaka ngo tuganire kuri iyo topic y'ubumuntu. Ni ukuri reka mbabwire niba turi abakristo, niba se atari n'ubukristo, turi abantu dufite ubumuntu, dufite amaraso, dufite inyama, dufite ibitekerezo, twumva, tureba, tugenda, turi abantu. Turebe ngo ese koko niwisuzuma uri bwire busange ugifite ubumuntu. Aho umuntu agutakira ati umwana wanjye yishwe n'inzara, ukaba wamusubiza ngo ubona ari jye ushinzwe abana b'uyu mudugudu kubagaburira. Aho umuntu ashobora kugutakira ati wambabariye ukandwanaho ukanyoreza 5,000, ukaba wamusubiza ijambo rikakaye, ubwo koko hari umuntu burimo? Yes, bishoboka ko naba ntayafite, nanjye ntabwo untakiye wese ariko nyamuha hoye, ariko ushobora kumubwira ijambo rikamurema, rikangana na cya kintu cyo ari guterura cyangwa rikanakiruta, kubera just ijambo ry'umubwiye ryuzuye ubumuntu, ryuzuyemo ubumuntu, ryuzuyemo impuhwe, ryuzuyemo imbabazi, ryuzuyemo inama, ryuzuyemo kumwihanganisha, akaba yarenga. Niba yaranashoje akumva arahaze, niba yarayambaye ubusa akumva arambaye, niba hari icyo yaburaga akumva arakigize. Kubera iki? Just kubera ijambo ryiza ry'umushubije ryuje ubumuntu. Ubumuntu burashize muri twebwe. Aho mwene wanyu ashobora kurwara akamera nabi, akabura icyo arya, akabura ikimuvuza, ariko giye nkatangaje aho ubumuntu bwadushiriyemo, naho umuntu ufite ububasha, ufite ubushobozi, urishoboye, mwene wanyu akarwara, ukananirwa kuba wagira akantu nakamwe, akajeste nakamwe k'urukundo kukora ko kumufasha kagaragaza ko ufite ubumuntu muri wowe. Ariko nkatangara yapfuye ukaba uwa mbere ushofa cya kimodoka cyiza, ukagishofa, ukagura ibintu byose, ukashyira hamwe ibintu byose, ukagenda ukajya gushyingura wa muntu cyangwa kumuherekeza mu cyubahiro. Ntabwo mvuze ngo tubireke, ariko mbere yaho wakoze iki? Nk'iki kigaragaza ko ubumuntu ukibufite. Wakoze iki cyagaragaza ngo ntako ntagize, ukumva umutima wawe ntugushinja? Ese buriya bimara iki gusigarana iryo pfunwe? Nkahora mvuga nti iyo nza kubimenya, buriya iyo mwitaho ahari yenda uyu munsi ntabwo aba yarapfuye. Ariko nibaza ahari, reka nisubireho, menya hari umuntu udafite ubwo bumuntu, ahari ibyo bintu atajya bitekereza. Hako jye mba numva nasigarana iryo pfunwe rivuga ngo uno muntu yishwe n'umukene, uno muntu nyamara iyo nza kumwitaho, iyo nza kumuha 5,000 yasabye, ntabwo aba yishwe n'iriya nzara. Iyo nza kumutabara ambwira ngo ndarembye, hari ntaba yishwe n'iriya nzara, cyangwa ntaba yishwe n'umukino, cyangwa ntaba yishwe no kubura umuti kandi mfite 5,000 byo kuba namufasha. Dufite mituweli iradufasha cyane kuba twavuza abacu, ariko kubera kuba uri umuntu muri twebwe ukumva n'5,000 gusa kubihereza wa muntu, ni ukuri ari ikintu gikomeye cyane. Ni ukuri reka mbabwire bwoko bw'Imana, reka mbabwire Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, igihe cyose uzumva ubumuntu bwagushizemo, wumva utagifitiye umuntu n'umwe impuhwe, ibi bintu byo dusigaye tuvuga ngo runaka ngo yaranutse, ngo nta muhwa kigira, ngo nta bumuntu, ni ukuri reka nkubwire wisuzume. Nusanga bimeze bityo, urebe ukuntu bwawe nk'umuntu wakwikoramo umurimo, wongere wigarure, wumve ko kuba umuntu wuzuye ari uko ufite ubumuntu muri wowe. Ni ukuri reka nkubwire, ibi byose byo dukora tukwiye kuzirikana ngo tuba tubiba. Urabiba niba uri na mutoye, urabiba nubwo waba utarashaka, urabiba nubwo waba ukiri umukobwa, urabiba nubwo waba uri umuhungu, urabiba. Babyeyi rero mwebweho, murabiba imbuto ikomeye cyane kandi ifite uyibagarira inyuma, ifite uyisukire, ifite uyibona.
ifite uyitayeho uyireba amanywa nijoro, ijisho ry'umwana burya ryo ntabwo rijya rihumbye. Umwana wawe urimo urabiba kandi urabiba imbuto abona azitaho ikagera ubwo igera igihe cyo gusarurwa, ikagera ubwo igera igihe cyo gukoreshwa. Rero ndakugira inama mubyeyi, ndakugira inama nshuti, ndakugira inama muvandimwe, ndakugira inama musore, mugabo, mugore, mukobwa, ngo niba wumva umuntu niwisuzuma muri ibyo bintu byose byo mvuze ugasanga hari aho ubumuntu bwakugabanutsemo, nyamuneka usenga Imana. Icya kabiri, utera intambwe. Hari ibintu twamaze gusobanukirwa, hari amasengesho dukwiye gusenga, ariko hari n'imirimo dukwiye gukora ubwacu. Niba wisuzumye kubera aya magambo tuvuze ugasanga umuntu bwaragukamutsemo, iyi ntambwe ukwiye gukora ya mbere ni ugusenga, gusaba Imana imbabazi, warangiza kandi ukanayisaba imbaraga zo kugira ngo ushobore kongera kuba umuntu nk'uko wari umeze kera, umuntu wuzuye imbabazi, umuntu wuzuye ubuntu, umuntu wuzuye urukundo, umuntu wuzuye kugira neza, umuntu utikakaza, umuntu utizamura, umuntu utikunda, umuntu utikanyiza. Nurangiza ari gushyira mu bikorwa. Niba ari imyenda ufite, fata ya myenda yose utagikoresha. Iyo myenda ushobora kubona wowe ishaje, ariko hari uwubona akabona nkaho uvuye muri mangaza, akabona nkaho awukuye mu iduka ako kanya ni mushyashya. Hari ubona iyo sahane we wabitse ubona ko harimo udusharusharu, utuntu twasharutseho cyangwa uturongo, wowe ukabona nkaho itagikwiye ku meza yawe, yashaje, yapfuye nabi. Oya, hari uyibona agasa naho ivuye mu iduka kugurwa. Reka mbabwire, icyo kintu iyo ugikoze wa mwana wawe abakibona. Njya nibuka jewe, njya nibuka mama njya mbibabwira buri gihe, ntabwo yari umukire, ntabwo yari umukungu, ntacyo yari afite, ntacyo rwose navuga ngo yari afite iduka hariya, cyangwa n'undi ngo abe yaza akavuga atahati mama wawe se maye ko yari afite iduka, ko yari afite inka nyinshi, ko yari afite imirima myinshi, ko ntacyo yari afite. Ariko ku bantu bose bamuzi, ntawahingukaga kuri mama ngo abe yataha yambaye ubusa. Imyenda ibiri yabaga afite barawigabanaga, agasigara n'umwe akamuha undi. Ntawahingukaga kuri mama ngo yicwe n'inzara. Mu bushobozi bwe yakoraga ibishoboka, wa muntu umuhingutseho akarya. Njya nibuka hari umuntu wigeze kuza ambwira ukuntu mama igihe cyo nyine abanyarwanda twagarukaga mu rwatubyaye, njya nibuka umuntu waje arambwira ati nzanywe no kukureba gusa. Ni Niki? Ati nifuza kubona, ati nigeze kuganiraho na mama watarakumbwira. Nti yego. Ati mama wawe rero ati nagira ngo nubwo yitabye Imana mukubwire atuzi ko twahingutse kuri mama wawe tuvuye i Bugande, turi bise irimo abantu nibarambwe 38. Atariko mu minota ingahe buri umuntu yari yabonye amazi yoga, yari yabonye amavuta yisiga, yari yabonye icyarya, yari yabonye haryama. Ubwo no ubumuntu. Mbona rero ahari kugera uyu munsi ntabwo nzi umwana wa mama wonze navuga wikanyiza, ufite ako kantu ko kwikanyiza ngo yumve ko icyo ari iki atagisangira n'undi. Oya, mbona ari uko nguko. Nibaza ko wa mugani nibyo nkunda kuvuga, amashereka twonse nayo ngira ngo aramataringa cyangwa afite umumaro. Yose amashereka meza njya mbibabwira niyo avamo no kugira neza. Yose amashereka yuzuye ubutwari niyo avamo kuba intwari. Yose amashereka yuzuye ubumuntu nibaza kana ari nayo avamo none kuba wa muntu wuzuye ubumuntu. Ariko nanone uko tugenda dukura hari ibyo dushobora kwishakamo tukabibona. Naho nabana yose amashereka y'umuntu w'umugome, y'umuntu utitaye ku bantu, y'umuntu biranashoboka kuba nakwihigamo ubumuntu kandi nkabwibonamo. Birashoboka cyane. Uwo muntu yarabimbwiye ndamutekereza nibaza yaryamishije abantu 38. Yabagaburiye iki? Yagikuye yabagabuririye ku kisi mwisafuriya yasutse. Yagize ati yabigenje ati, ariko nza kubona igisubizo kivuga ngo ahari urukundo, ahari ubushake. Ni nka byandi by'Abanyarwanda baca umugani ngo ahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu. Nza kubona igisubizo kigaragaza ko iyo wuje ubumuntu muri we ntabwo ubura kubigenza. Rero reka mbabwire ngo umunsi uzumva iyi message ugasanga cyangwa ubutumwa ugasanga hari aho watentebukiwe, ugasanga hari aho wagabanukiwe, nyamuneka ongera wishakemo ubumuntu kandi birashoboka ko wabwibonamo. Kuva ukiriho ugihumeka, utarahumeka umwuka wa nyuma, icyo ari cyo cyose kirashoboka.
icyo ari cyo cyose kirashoboka. Icyo bigusaba ni ukwiyangaje, ni ukwiyemeza, ni ukwiyemeza ukavuga uti guhera none ahangaha ruva niyemeje kongera kuba umuntu nka wundi kera wonariwe. Biranashoboka ko wari uriwe abantu bakagukamuramo ubumuntu, kubera ko tubonye abantu tugirira neza bakatwitura inabi. Tubonye abantu ucumbikira akakwitura kukwiba. Tubonye abantu bari uhari ufite mu modoka akakwitura kukwiba. Yaba ari computer, yaba ari telefoni, yaba ari iki akakwitura kukwiba. Tubonye abantu tugiriye neza duhaye amasambu ngo buraho buragera mu kanya pe akayaguhuguza akareba inzira zose zishoboka. Tubonye abantu bashobora kuba batuma ubumuntu bwacu bwaragabanutse. Ariko reka ngusabe inshuti y'Imana, Abaswahili ni bavuga ngo kila mtu ataubeba mzigo wake mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele yake Mungu. Buri muntu azabazwa ibye imbere y'Imana. Buri umwe azaba yikoreye udutwaro twe imbere y'Imana. Ntabwo uzavuga ngo kubera Jori nahaye lift anyubira telefone yo mpamvu ubuntu bwanshizemo. Ya Mana yaguhaye ya telefone, iyo ibonye ushoboye gutsinda icyo kintu, biroroshye ko ejo ushobora kuzagenda ikaguhinda telefone iruta ndetse yayindi kure yo wari ufite mbere. Ya Mana yabonye yuko wowe watije agasambu kawe yakaguhuguje, ikabona ukuntu utsinze, utagambiriye kwihorera, utagambiriye gushamo umuntu. Nta muntu uzongera kugirira neza kuri iyi si y'Imana. Arabinyeretse mwene mama cyangwa mwene data cyangwa mwene data wacu, nta muntu uzongera kugira neza. Imana ikabona uratsinze ukivuyemo icyo kintu. Imana ishobora kugenda ikakubakira inzu, buri umwe wese agasigara yitangarira. Yarazi, buri umwe yarazi ngo ka gasambu ni kwacungiragaho, yajya kubona akabona uyu muntu byagenze biti, uyu muntu yaribye, uyu muntu byabaye biti. Agasigara, buri muntu agasigara akibazaho ako kantu akabura igisubizo. Reka rero mbabwire bwoko bw'Imana, nta kindi kibitera. Ni hahandi ho wowe wabaye utsinda ugatsinda kandi nta handi tuzabikura. Ngerega ndi umuntu nawe uri umuntu. Imbaraga zacu zishobora kugira aho zigarukira, akizimana ntizijya zinanirwa. Niho njye mbabwira ngo ibyo byose utarakizwa, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntacyo washobora. Haraho pe wakwinyagambura ukagira utyo, ariko bikanguka buri ubw'inyagambura ugasoza uvuga ngo no, uyu namutije ikoti arijyana aritwaye, uyu namuhagurije 500 abitwara bitwaye, uyu namutije isambu yanjye ngo abaragiramo inka ayitwara yitwaye, uyu namuhaye lift anyiba telefone, uyu namucumbikiye iwanjye ayaranyiba. Kubera iki nakomeza mpangayitse n'iyisi? Nafize nafu ugahitamo kwifa. Mu gihe cyose ibyo bintu bizakubaho, ugakomeje ugakoresha ubwenge bwawe bwo kurinda ibyawe rwose, ukagerageza uko ushoboye, ariko ntibikubuze kuba umuntu, ntibikubuze kuba umuntu wuje ubumuntu. Wa wundi ubabaye ukamufasha, ukavuga utoke, niba aje kukuguriza ukavuga uti ntayo mfite ibyo 500, ariko nuva afite 10,000 gusa akira, akari umuha kuko niyo wumva ko nagumana utazababara. Ariko Satani ntakuriganye ngo agukuremo bwaba umuntu bwawe, kandi nyamara ariyo soko y'umugisha wawe. Reka mbabwire, ibyo byose byo nawe ukomeje kubabwira, icyo ukoze cyose, ukuboko kurambuye gutanga, burya ni nako kurambura kwakira. Igihe cyose iyo uzakomeza ufashe utya twatundi twawe ukavuga uti baranyibye, banesheje umutwe, tararararararara, dufite impamvu nyinshi zo twashyira hariya kandi zikumvikana, bigatuma umutwe ufite ukomeza udufashe gutya. Igihe cyose uzadufata utya, ntabwo uzigera wakira ineza y'Imana yakugeneye, uzigera wakira umugisha Imana yakugeneye, kubera ko ibiganza byawe urabirundanije. Niba abajya basoma Bibiliya, mushobora kuba muzi Bibiliya, muzasanga umugabo witwa Eliya. Eliya yigeze kugenda asanga umupfakazi wari wisigaraniye agafuka ngana gutya n'utuvuta, arambwira ati tunkorere nturya, ati nitwo twonyine nuko twadusigaye, atoya ntacyo tunkorere. Kubera bwabo umuntu wa mugore aragenda adukora, bya biganza byarambuye bidutanga. Ye baba we yaje gusoza ari utungishije umudugudu wose. Rero reka mbabwire bwoko bw'Imana, icyambere kizagufasha kugira ngo umuntu bwawe bugaruke nuko yemerera Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Cya kabiri nuko wirinda ikintu cyitwa kwishushanya, kuko abarokore benshi barishushanyije bitukishije izina ry'Imana.
icya gatatu ni ukuba umuntu wuje ubumuntu koko ukisuzuma ukavuga utoke wa mugani byagiye byaragiye ariko kuki binkuramo ubumuntu bwanjye. Icya kane ni ukuzirikana yuko ariyo soko y'umugisha wawe. Satani rero niyo mpamvu ari hagenda akarasa umwambi akagufata ibiganza kugira ngo ntuzongeye gutanga, akagukamuramo ubumuntu kugira ngo ntuzongeye kuba umuntu ugira neza, nuko azi ko ariyo soko y'umugisha wawe. Nasoza mbabwire rero ngo dusubire ku isoko, twongere duharanire gukora cya kindi kizatuma dufungura, tumenye buto yo turi bukandeho kugira ngo twongere gufungura rwa rugi rutuma imigisha yacu yongera kuba hafi natwe tukayisingira. Imana rero ibaha umugisha, ni ukuri kandi bashoboze. Ndabibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bikomeza bikugeraho. Niba wumva hari icyo bikumariye, ndakwibutsa gukora share cyangwa kuyigihereza abandi. Niba hari icyo cyakumariye yenda nawe hari aho cyamufasha, wa mugisha yari yaratakaje akaba yakongera akawutora. Kore like, twongerera imbaraga twebwe kumva ko ibiganiro dukwiye gukomeza tukabikora, ndetse nanone ukoze comment biradufasha tukamenya icyo twakongera gukora ejo cyagira umumaro ku bantu benshi. Imana rero ibaha umugisha. Turagushimye iteka Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro. Ni ukuri Mwami dutangira twakwiragije, ndetse turagusaba kugira ngo ubane natwe ikiganiro ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Turagushima yuko rero Mwami twumva muri twebwe waganje kandi ukayobora uko wabiteganije. Ndakwinyize rero Mwami w'abami kugira ngo wa muntu wese iki kiganiro giteganirijwe Mwami mu nzira imwe cyangwa iyindi nk'Imana ishobora byose kimugereho, kimugirire umumaro. Ubuntu burakamutse muri twe, hari n'impamvu nyinshi cyane zifatika zitumye bukamuka. Hari abo tugiriye neza batwituye inabi, hari abo tugiriye neza batwitura kutwiba, batwitura kutwicisha, batwitura amatiku, batwitura ibibazo. Ariko Mwami nubwo bimeze bityo turagaruka tukavuga Mwami ongera utweze kandi utubabarire, kandi wongere kudusubizamo ubumuntu. Umugisha wacu ntikame, isoko y'umugisha wacu ntibe bloke, ahubwo dukomeze twiyakirire. Abo bose nabo batuma babaye babandi babaye bibroka umugisha wacu, bibroka ineza yacu, Mwami turakwinze kugira nabo basange uhindura imitima yabo. Ariko muri byose turifuza ko ubumuntu bwongera bukaganza umunyarwanda, bukaganza umunyarwandakazi. Nuko Mwami tuzi neza ko nayo ari imwe mu mpano iguturukaho, igukomokaho, kuko umuntu wuje ubumuntu agira neza, arakunda, agira imbabazi, arwana ishyaka, aba yuje ubumuntu nyine muri we. Icyo ni kuzura ibi byawe kumvise gusenga kwanjye kandi ukabusubije mu izina rya Yesu. Amen.